Reka twongere tubifurize kugira igicamunsi cyiza shuti bakunzi ba Top Kivu News. Twagarutse ro bwana Fisi amakuru none atugezeho none angaha ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru ababaje cyane dore ko mu kirere cyahari mu Minembwe icyitwa drone kimeze nabi cyane, zazamutse ari nyinshi, ariko izi drone zose tubibutse yuko mama 23 yamaze kuzifatira umuti. Hagati aho turaje tubigarukeho. Hanyuma rero Perezida Evariste Ndayishimiye twari tuzi neza cyane kari mu mahanga, ariko yageze ku munsi w'ejo hano ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu buryo butunguranye. Uyu munsi masaha mu gitondo nigeze kubona inkuru zicicikana hirya no hino, abantu benshi batangiye kuzivugaho, ariko ndagira ngo tugaruke tunyomoze kino kinyoma cyuko uwitwa Prime Niyongabo ngo yaba yapfuye. Ibyo nabyo turaza kugenderaho. Hanyuma rero andi makuru turagira Kinshasa tubabwire ko hari ubwoba bwishi cyane nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yijejwe ibitangaza, ndetse yizejwe ibitangaza nyine na Trump rero akaba yamaze kumwihinduka. Byagenze bite? Ibyo nabyuze kubyumva. Andi makuru nuko umugabo bita Eric Press uno muyobozi mukuru w'abacanshuro mu biganiro na mama 23 ngo ibintu byabaye Chambarde, uyu mugabo ashobora kuza no kumuca umutwe. Ntago icyo cyo nacyemera, nuko gusa nyine batari kumvikana neza cyane, ariko sha ntago bamuca umutwe. Se wamenye ibyabaye ubundi abacashuro bose bigaragambije bana none bari kuvuga ati none turarasa niyo nka nimutamurekuru. Yewe gawe ati simwa babibwire naba civile se. Ambwe ati ntago mwatubwiye ko mukunda abaturage banyu. Ati none ntituri burase abasirikare aho turarasa n'abaturage. Nabo bahanwa by'indenga kamere kuko baba bagaragaje icyo baje gukora. Baba bagaragaje ko baje kwica abaturage. Bakora ibiki? Bo iyo bari kubivuga nta bavuga yuko nyine bataje, ariko bo ntago bajya bica abaturage nanone. Abacanshuro bo ntago bajya mu baturage. None iyo bagabye ibitero babigaba he? Si bo bakoresha bino bitwaro binini. Iyo bafashe ikibombo iyo bari kurasa bakeka ko ari M23 si barasanya n'abaturage. Nyine urebye byavugwa mu ubwo buryo, ariko ntago bo bafata umwanzuro nkuko za wazarendo ziwufata. Hagati aho ngaho rero reka tubari nawe duheraho. Reka bari nabo duheraho kuko bari gukubitwa umusubirizo nanone, kandi barimo barakubitwa umusubirizo urugamba bari kujyaho bacitse kime bose barega nta waburizwa n'iki gucika kime, kandi wari ugukigikiye cyangwa se usa nk'ari umwami wawe bamugwatiriye bamufite. Erega buri umwami wabwo yafashwe burya n'ubwami bwafashwe. Bivuze ngo n'abacashuro bameze nk'aho bari mateko, kuko Eric Prince avuze ati muze mwese baza. Ni wowe rero ufite amakuru menshi cyane. Tubwire neza ukuntu uyu mucanshuro mukuru wabo arimo agirana na M23 barimo bagirana ibibazo. Nkuko twabibabwiye no ku munsi w'ejo koko nta nkoko iruka, mama 23 yemeje ko uno mucashuro agomba kuvana muri Kongo havanye n'abacashuro be bose, kandi bagasinya ku mpapuro zemeza ko batazigera bivanga mu bibazo bya Kongo, kandi ko batazongera kugira gute kuhagaruka. Eric Press rero yavuze ati twe turi mu kazi, turi mu inshingano zacu, mu kiraka twahawe tuba tugomba gukora ibyo dukora byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ati nta mpamvu rero yo kuza gusinya ko ndakura abacashuro banjye hano muri Kongo, kandi twarasaba. Uyu mucashuro rero akaba yamaze guhakanira mama 23 ayibwira ati ntibishoboka, ati never, ati ntibishoboka ko jewe nakura abantu banjye hano muri Kongo. Ibi ngibi rero bikabisiguye iki kuri uno mucaco cyangwa se M23 yo irabikemura gute rero? Ahangana amenya amakuru yuko mama 23 yamuhaye amahitamo ageze kuri 2. Yamubwiye yuko agomba kugira gute, agomba kugumana muri Kongo cyangwa hano mu mujyi wa Goma uko byagenda uko ariko kose, ahubwo kubera ko niyanga gucyura abantu basirikare bashobora no kuza kumuca umutwe. Icyo batari kumvikanaho neza ngewe numva na amakuru uko angiraho nuko ngo uyu mucanshuro nyine yanze kuva kwizima ko atagomba kuvana abacanshuro be hariya ngo bave mu kazi hariya, kuko aravuga ati ngewe abacanshuro banjye cyangwa se abantu banjye bari mu kazi hano. Ikindi barimo barahahira imiryango yabo, barimo barashaka amafaranga kugira ngo biteze imbere babeho neza. Rero mu gihe bari mu kazi ni gute nabakura mu kazi? Namwe mushyire mu gaciro. Ahubwo rero nimba bibaye ibyo, mwebwe muzaze nimudusanga muri ako kazi muzaturase. Ariko ibyo kuvuga ngo nababwira ngo bagende, reka ntago nabibebera, kuko nejo bundi muzatubonamo. Mucanshuro rero yaba yakaniye, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko twabigarutseho zicecekeye message nibyo bari bayohereje, ariko mama 23 babwiye ati kirazira
twe ibyo kuvuga ngo turarekura Prince ntibishoboka atavanye abacashuro hano muri Congo. None Trump yiturije avuga ati uriya ni umuntu w'umugabo arakuze cyane. Iri fatwa rero nanone ry'uyu mugabo ryongeye kugira ingaruka cyane ku rugamba. Ryongeye kugira ingaruka cyane ku rugamba kuko ahantu hose bari kurwana abacancuro baherereye hose uri gusanga umucancuro nta kima afite rwose. Abangaba ndetse bano ba Eric Dini Prince bo banze no kujya mu rugamba. Banze kujya mu rugamba rwose bari kubwira Kisekedi ati kora ibishoboka byose uyu mugabo babanze bamurekure. Kisekedi nawe akababwira ati ese umwanzi wanjye duhanganye ndahera he mubwira ngo narekure Eric Dini Prince. Bega byakomeje ko ibibazo M23 nayo nta kindi iri gutangaza kuri uyu mugabo kuba yamurekura cyangwa itamurekura, ariko ibigaragara nuko nkuko Oscar Barinda yabivuze yavuze ko kumurekura ahangaha byo ko bamufite, ariko kuba bagira icyo bakora kindi kirenze kuba bamurekura ntago birimo. Ntabwo bamurekura no mucashuro kirazira M23 iramutse imurekuye yaba yihemukiye. Yego cyane ko bano bacashuro n'uburyo bari kurwanamo, ariko noneho bwana Fisi nubwo bimeze uko bongereye icyitwa gatege. Rega bongereye icyitwa gatege nyuma yuko n'ubundi M23 agomba kuyibabaza paka imurekuye. Rega umenye ko Kisekedi ejo bundi aherutse kubabwira ati mwebwe agafaranga kagiye kwiyongera, agafaranga kagiye kuza ku makonti yanyu no ku miryango yanyu mumere neza, inzara tugiye kubikemura, ariko mugaragaze effort mu rugamba muri mugaragaze umurava n'umuhate ndetse n'ibikorwa. Kandi koko byatangiye kugaragara aho ureba nkaho ngaho za Warikare ukareba n'ahandi hariya za Makobora aho urugamba rumeze neza. Tureke Warikare kiriya cyo ni igihugu cy'Ububirigi, ahubwo tuvuge hano neza muri Prene de Ruzizi ndetse na hano muri za Makobora. Aho ngaho niho haguha ingero z'uburyo ki aba bagabo bakomeje kurwana umukutano, bakomeje gukara cyane. Hanyuma rero tukiri kuri ibyo bya Prene de Ruzizi, tubabwire ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'ishyano rikomeye cyane kabisa, aho kugeza amagingo aya ngaya biri gutangazwa neza yuko hamaze gupfa abasirikare basanga 38 biciwe muri ambush yatezwe n'iza Sarambwe ahangaha gatoya ruguru, ubwo bari ruguruze urenze aho bitatema uri mujya Kingwengwe ahakekwa ko M23 iri kubaka ikibuga cy'indege. Aba basirikare rero bakaba bari bazamutse bagiye kureba ibyo bikorwa aho bigeze, ndetse no kuza kuburizamo umugambi wa M23 wo kuzakora ikibuga cy'indege cya drone hariya mu bice n'undi bya za Kingwengwe. Aba basirikare rero bakaba bisanze muri nyuma y'ubugambanyi ngo bakorewe na bagenzi babo basanzwe bafatanya hano mu rugamba, ngo bakaba rero aribo babagambaniye, bigatuma bano basirikare baza kwisanga baguye muri ambush ya M23 mu kanya katambutse, ubwo bari kujya gushaka kureba neza no kumekinga sure niba koko ibyo bikorwa biri gukorwa hariya byaba ari ibyanya byari ikibuga cy'indege cyangwa se ari ibindi bitiriramo 23. Birangira bose bangahe bose bahasize ubuzima, ariko urugamba rutoroshye, urugamba rujya gupfamo abantu bangana gutyo. Mon cher mes amis, rwatwaye umwanya munini, dore cyane ko uru rugamba rwatangiye guhera mu masaha ya 12 gutyo, nibwo twatangiye kumva amakuru yuko hari ibikorwa biri kuba by'imirwano ahangaha muri ibyo bice. Ariko bano basirikare b'Abarundi hari amakuru avuga ko bashobora kuba babatayemo bombe, akaba ari mpamvu bahise bapfa vuba bose, kuko urumva ntabwo bari kurwana abo bose wenda iyo babafata amateko, kuko urumva iyo baba ari abari kurasana abantu 30 ni benshi bwana Fisi, ni benshi cyane none ari n'abasirikare. Byashoboka ntiwamenya strategy bakoresheje, gusa wenda amakuru ngiye ya bombe ntago nigeze nyumva neza, wenda wasanga ariko byanagenze, gusa nyine igihari nuko bamaze guca isheni. Nanone kandi tukiri ku basirikari b'u Burundi, mu Burundi ahangaha muri ntuze muri hano Katumba, hano Kavimvira, Kibitoke ndani ya Bujumbura, ndani ya Burundi mu Kibitoke. Hano mu Kibitoke hari amakuru nari maze iminsi numva avugwa yuko ngo hari abasirikari bagera mu 8 baburiwe irengero. Ariko
avuga ati wenda kuburirwa irengero se buriya use nabitangaza mvuga ko nshingiye he ese abasirikare baba baburiwe irengero kuburirwa irengero bari bamaze iminsi barababuze bamwe bakavuga ko baherukana bajya gusangira agacupa abandi bagaheruka bavuga ko bababonye mu gitondo bari mu kazi bisanzwe ariko amakuru ari kungeraho aka kanya ubu tuvugana nuko mu gitondo basanze 4 bapfuye bishwe n'abantu batazi 4 ariko muri babandi 8 abandi bavugaga 4 bo ntago tuzi ahantu bagiye aba 4 rero n'uburyo bishwe barashishijwe amasasu ntago ari kuvuga ngo wenda ngo bahakoreshejwe imigozi hakoreshejwe iki na amasasu yabagize gute yabishe kandi nanone sa amasasu y'imbunda zino za K47 no na amasasu y'imbunda ntoya cyane zino bitwaza ku matako cyangwa se mu mufuka cyangwa se n'ahandi mu makote nahe hose aba rero bigakekwa ko babishwe nandi ubwo abangaba gusa ntago bari kuvuga n'uwabishe ntago bari gukeka uwabishe ngo bakeke M23 amakuru aturuka ari mu Burundi nuko ngo bishwe gusa ariko ntago bari gukeka uwabishe kuko ngo iperereza riracyari kujya mbere hakurikiranwe ese aba Barundi bishwe n'abandi ababishe aho bapfiriye mu Burundi cyane bapfiriye mu Burundi neza ndani n'undi n'abarundi babishe kuko iyo kibari hari muri Uvira cyangwa se muri Kongo ku nkengero bari kuvuga kare mu 23 none niba ari none hariya ariko njyewe uko ndi gukurikina uwampaye amakuru nagerageje kumubaza ndabaza ati ese wowe urebye nk'ukuntu umpaye amakuru urabona ari bande arambwira ati icyabaye hano bishoboke kuba ari FDLR zabikoze cyangwa se abawazarendo bafatikanyije na FARDC bashobore kuba ari bo bantu babikoze kuko mu 23 ntago iri kuza mu myanya yo kuba bakinjiramo no bakaza gukora ibyo bikorwa cyane so hanyuma rero utukiri muri Burundi cyase tukiri mu Burundi reka tubabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugira hano ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ku munsi w'ejo akaba rero yarahageze mu gicamunsi rwagati amakuru kandi yaturukaga mu Burundi yemezaga yuko n'umugabo bamutindije mu rwego rwo kugira ngo babanze batunganye ibikorwa byara ku kibuga cy'indege byari biri gukorwa ndetse banavugurura system bari basanzwe bakoresha kubera ko yari komeje kwijirirwa cyane nayi mu 23 rero bikaba byarakemutse ejo ku gicamunsi batabamuhamagaza bityo afata private jet cyangwa se za ndege nyine z'abakuru b'ibihugu akajya yaza nyine hano mu Burundi yaraje rero arahagera ejo nanone kandi nibwo uyu munsi nuno munsi ashobora kuza kuvugana nuriya mugabo w'umunya Nigeria Dangote n'umugabo kabisa Diamond Platnumz yaririmbye cyane uyu mugabo rero sinzi ibyamuzanye ariko turakomeza kubirebera hafi tumenye gusa mu makuru mu kiganiro nakoze namugarutseho icyamuzanye ndetse kandi n'uru rugendo rwose mu makuru yashize ushaka gusobanukirwa byinshi cyane mu makuru mu kiganiro gikurikira iki turi gukora hariho amakuru y'ibyamuzanye neza cyane na ndumva nabisobanuye neza akantu ku kandi ahubwo ningize wenda hari yindi update yaba yabonetse kugeza ubu nimo ibyo ndagira ngo ninjiremo neza nze kubisobanura neza babyumve uyu mugabo rero akaba yamaze kuhagira nyine birumvikana mu gihe byari byatangajwe yuko yatindijwe kubera impamvu zuko ku kibuga cy'indege bitari bimeze neza ubu tuvugana rero mu gihugu cy'u Burundi hongeye kuvuka ndi makuru mashyashya agezweho navuga ko akiri breaking news avuga ko uno mugabo witwa umugabo mukuru w'igisirikare nyine cy'u Burundi akaba ari Prime Niyongabo uyu mugabo bazinutse bamwica ku ngufu pe bica umuntu uzima bavuga ngo yapfuye kandi uyu mugabo ari muzima reka nkubwire abantu bandika ibi bintu babikura he nk'ubu ngubu nakihandagaza badakunda Burundi n'abantu badakunda Burundi nibura nta gihugu kitagira abantu batakivuga rumwe nabo cyangwa se nta gihugu kibura abantu buriya ntago ngewe buriya naba rero nubwo batakunda igihugu cy'u Burundi naba bakurikirana ibiganiro bakora n'amakuru bakora hari ukuntu baba bari kwiyangiriza isura birashoboka kuko nimba bavuze ngo yapfuye kandi atapfuye ari muzima n'abantu bazageraho babafata nkaho nyine bavuga ibintu badafitiye gihamya by'ibinyoma
ntabazongere kubareba kubakurikirana. niyo mpamvu rero gukurikira Top Kivu News ari ukwiteganyiriza kuko biba ari byiza none iyo nakanze subscribe kuko uzajya uyu mugabo ni muryerye oya ntago Prime niyo ngabo igeze apfa ni muzima cyane ndetse banahimbye ikinyoma bavuga yuko uyu mugabo yaba yapfiriye mu bitaro byiwe ariko burya byose byari prank rero nta kintu cyabaye uno mugabo ni muzima cyane gusa hagati aho ngaho ushaka nabo babivuze ariko nuko bafite amakuru yuko uno mugabo ari guhigwa n'ubutegetsi bwa Neva bitewe n'impamvu runaka zabo bwite batumvikanaho ku bijyanye n'ubuyobozi n'ubundi kuko Neva bari yari yarasezeranye nabo yuko naramuka atsinzwe urugamba azahita yegura hakayobora abandi birangira rero atsinzwe ntiyanegura ibyo rero ibyo ahanini bari kugenda bapfa bituma n'aya magambo yose agenda kwihwiswa ariko kandi biranashoboka ko ushobora kubyuka ukajya kumva ngo uyu mugabo yacishene cyane uko amakuru twebwe hano tuba dufite nuko nubundi nubwo ari kumwe na Neva abamugendera hafi amureba neza mucunga kantu areba ahantu yakora ikosa gato kidogo agahita amufata mpiri akamubwira ati nitakupata wewe akoze igiswahili maze kugenda nkimenyamo gake gakenya ubundi sinkizi umuntu uzi kuvuga nakupata usinzi igiswahili uragerageza nakukachila oya nakupata nakukachila wewe agataho rero tuzato cyangwa ujye ukora amakuru mu gishinwa aya gishinwa ntacyo nzi ntabwo ukizi genda kizi ni hauma urakizi mwana uko nguko uvuze ngo uraho shishifu haleluya nanjye nzi no kutiririmba ariko uhani ni shibushisha ako nako nagashinwa nimba hari nuzi nagashinwa n'abakatubwire muri comment nta kibazo nago baba barimo bakizi so nakaba gaciyemo ariko rero bwana Fisi andi makuru na makuru ari kuvugwa muri Gisangani habonetse indi breaking news M23 burya ntago yahahereza aho kugira ngo bareke Gisangani bizaba ngombwa ko bahaguma bahagaba udutero twa buri gihe kugira ngo bagume babihugiyeho aba babirigi ntibabone umwanya wo kuhagarara neza ngo bakore ibintu bitonze kuko twamaze kubona icyo ababirigi bashoboye dore ko kugeza amagingo aya ngaya M23 yongeye kugabaho ikindi gitero gikaze cyane none igitero cyashegeshe hari ikibuga cy'indege ibikorwa byose bari kujya bakora bakubita babisenya ntago bashaka ko gitekana hatazongera hataho kusubirayo drone zikajya zijya kurasa M23 mu bice byayo hanyuma rero ababirigi ewana ngo bagiye gukubitwa bakubitanwe n'amabuye yabo bari gucukura no muri Warikare ariko mwana hari amakuru narindi kumva kare n'abantu bari gusesengura ngo imyaka 2 yonyine gusa ngiye mu 23 ngira bayavuye muri Uvira hose Bugoma Bukavu uduce twose twa za Masisi aho yagiye ifata n'utundi duce twose za Minembwe hose yavuyeyo mu myaka 2 ndetse na hariya ngo iri gushaka gufata hano muri Warikare ngo bari kwikinisha ngo bazaba bana hagize gute bana habambuye bavemo ariko ngo si uburyo bw'amasasu ahubwo ni uburyo bw'itegeko yego ndetse n'iryo tego ngo rizaba ngo ryavuye kwa Trump ariko ngo buriya rero kamubwire nagerageje kumenya ese kuki bazaba bahavuye yanakomeje gukomeza kumwumva akomeza avuga yuko ngo kuba ko bari gukora amakosa cyane muri diplomasi iyo diplomasi bari gukoramo amakosa umuntu arayizi se bari gukoramo amakosa cyane ngo ngo gufata aba baturage ba Amerika bikayirakaza nk'uko kongera gufata utundi duce barababujije gutyo ngo bizageraho rero ngo bitume ngo barakara abantu barimo barapfa ariko barimo barashaka kugira ngo bareko basavayivinga uwo muntu ugiye nababwiye ngo uyu mugabo Eric Prince ashobora ko ari muri deal ahubwo ya danger nese Amerika ko yamuvuzeho rimwe yongeye kumuvugaho kuki batamucyura kandi se n'umuturage wabo yari mu byago bajya kumucyura niyo byanze bohereza abasirikare bakajya kumufata bakajya gukora operation Eric Prince kuki batajya kumufata kandi ari umuntu ukomeye cyane ufite none ikigo kigenga cy'abacanshuro kuki wewe batari kohereza abasirikare bajya kumufata ngo nta kintu wumvamo
Ni hatari. Diplomasi yemuve turi koramo amakosa ntayo nzi. Iyo diplomasi yemuve turi koreramo ayo makosa ntayo nzi. Nta nubwo ndayibona. Hanyuma rero bwana Fisi wende iyo nkuru tunayiveho ahubwo tubanze tubwire abakunzi bacu ko Kinshasa Tshisekedi ibintu bikomeje kumuvanga cyane. Gute rero? Ibintu bikomeje kumuvanga, ibintu bijyanye n'ubuyobozi ari kubona biri kumucanga kuko nawe yavuze ati yonza kumenya yuko ubuyobozi bugora uko nguko sinakabaye narabaye perezida. Bimwe neva ajya yivugira photocopy undi neva niwe mu perezida nemera ujya wemera kayoboye nabi ndetse nabayeho nabi. N'uyu ukunda kuvuga nawe buhonge kugira sinahitamo kuba perezida. Ahubwo impamvu wenda azanasubira ku buyobozi no kugira ngo akemure ibyo atakemuye. Tshisekedi rero wewe byamaze kwicanga avuga ati je nsubiye no mu matora timbwiza mpeke. Kwikorera ibibazo by'abakongomani byose barimo nayo muveturuwa. Niko yavuze rwose ngo amatora azakurikira ntago Tshisekedi azayitabira. Ntago nari nigeze mukurikirana ngo menye amakuru y'uko bimeze yawe. Ubu ngiye gukurikirana neza amenye impamvu ni iki cyamoye. Buriya hari impamvu. Hari impamvu yatumye avuga kuri iki. Kandi iyo mpamvu yari yo yose irumvikana. Urumva reba abakongomani, rebe mu veturuwa, rebe ibibazo ahatwa, rebe ingendo za hato na hato. Uyu mugabo ntajya asinzira. Aravuga ati ubuyobozi buragora koko papa inzozi zawe nazigezeho ariko rwose ngiye kuzivaho nzikuyeho. Rwose ibyo kuguma kuyobora abakongomani batumva biragoye. Ahangaha rero Tshisekedi tayari ashobora kutazitabira amatora azakurikira hakazajyaho abandi cyangwa se nawe akazafunga umutwe nka Neva akavuga ati buri hari ibyo ntakemuye reka nongere bantore mbanze mbikemure. Shaza azagumaho mani. Uriya ntago ubuyobozi buraryoha papa. Uryoha utashaka. Buraryoha ubuyobozi buraryoha kuba perezida buraryoha. Uziko maze Tshisekedi aramutse avuyeho yakurikiranwa akanafungwa. Sinzi ko byapfa kumugwa amahoro. Bawe ntibyamworohera. Bamufunga bitewe n'abantu bakomeje kujya bapfa kandi arebera hari uburyo yakabaye yabikoramo bikarangira. Ese perezida ikintu yabereyeho umuturage. Ese umuturage ayoboye yapfuye bigenda bite? Wasigara uyoboye amabuye uyoboye ibiti. Ahangaro Tshisekedi impamvu ashobora kuba ari gutekereza ibyo byose ari kwibaza abaturage bari gupfa muri biriya bice kandi nibo benshi mu burasirazuba buri hatuye abasirikare abaturage benshi. Akibaza kareba ukuntu byimeze akavuga ati ahantu usahange kabisa bati urundi mwaka giye sinziyamamaza. Kawenda dusoza amakuru. Reka dusoza amakuru tubifurize kugira icyumweru cyiza kuri mwe mwese mukomeza gukurikira amakuru y'ibibera hariya hakurya hose ndetse n'aha mu Rwanda. Umunsi mwiza Imana ikomeze kubana namwe. Turabakunda cyane.